urafata umuntu wakango n'umuntu wabyaye ufite abana agiye gusura abana bayo muratwisha muratumaza mwanera hamwe mwe muratwisha Kagame wowe na FPR muratwisha muri nera hamwe murapfuye isi yose igomba kubona Kagahinda mwagera hamwe mwe mufashe abayidamaje murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwaza mukita abandi ntera hamwe izi bwakazi z'abagosero zivuga ngo nama ngo wasaze nimwe mwasaze mushyigikira inatera bitajyanye utuka abantu ubwo no gutera hamwe kwanza we n'uri n'intera hamwe muzongera no kugaruka imbere yanyu nta amusore kabisa umuntu wese wica abantu uruboza bari intera hamwe uwo aba ari intera hamwe ngo ni intera hamwe z'ubundi bwoko ari umumama nabyumbanye ni intera hamwe z'ubundi bwoko izo nizo turi no kurwanya you understand ngo kuje ngoro kwigaragaza ngo uravugira igihugu wavuze kujya ubona iki kigutwara mu Rwanda byanarangiye rero waranasuye uzataha ureke kuvuga ubusa kuko ntacyo wowe ntukunda FPR nayo ntigukunda igomba kugukoresha kuko adende ubudade ntago ari abanyarwanda bro ikibazo dufite ni FPR unkarabe nge nagukarabye umuntu nyine unagukarabye kera buri yarega nagukarabye utangiye gutuka abanyarwanda buri atubana naragukarabye nese wagize ngo usigashaka so urankaraba nkana niyo bamujya mbona abantu bubahuka abandi muri ibintu bro nge ntago wanyuma ukarabanza nawe urankaraba kugira ngo mbone isabune uyo mwana wanjye yige kugira mbero no anyway icyo twagisimbutse yewe cyamagurukije nyuma y'ibyo byose nagerageje kuvuga utuntu mbaye nzi utuntu nzi ariko icyatumye none mvuga ngo enough is enough twese turi urubyiruko nkuko nabivuze abantu turi hagati y'imyaka 10 kugera kuri 40 tuzira amakosa yakozwe nabo twakwise ngo nabarora umodongo n'abacunguzi bacu nibiki so nabo mu kudefanda amakosa yabo badukoresha nk'ibitambo bigomba kuba silenced abanyarwanda twaracecekeshejwe twima freedom of speech twima democracy twima ibintu byose twemerwa n'itegeko nshinga ahibyo ngiye kuvugaho abantu baragiye bapfa tukihangana abantu bagashimutwa tukihangana ukumva ngo bahati yabuze tukihangana ukumva ngo Kizito yanizwe tukihangana ukumva ngo Jay Polly yapfuye tukihangana ukanavuga ati wenda bo bagerageje wenda kiriya kintu kirinze wirinze wenda kuvuga ngo mutuyoboye na wabaho ni nako tubaye wirinze wenda kuvuga ngo we nakora ko Minisitiri Bizimana abiba amacakubiri mu banyarwanda ngo reka mwihora akomeza yabibe nta kibazo nta kundi ariko mbeho yes ubu bae hiryo joro ariko ntabwo busevinze u Rwanda ari byo abindi ngiye mbashinja ngo twe Rwanyarwanda twe twanga u Rwanda ntabwo busevinze u Rwanda ubaye gutyo ufite umwana uri kurera urabyuka akajya yumva amagambo nk'aya Bizimana amanwa nijoro big problem narabikunze ko nagerageje Bizimana kumubereka nakunze ko rwose mwese mwamubwiye ngo yisubireho thank you so much dukeneye abayobozi bisubiraho buri abayobozi bisubiraho ni sawa kandi cyinshi ibintu byose nuko batisubira mwandikire ngo wayobye nta kibazo shaka suko wewe wayobotse tuzabireba sha aho kugira ngo nge nyoboke ikinyoma bro nayoboka ukuri niyo namara amasegonda baravuga ngo ubutumwa burutunumwa Mihigo Kizito yarabivuze umwe mu barora umudo banje umwe mu banyarwanda bagaciro ndamugarukaho so nyuma yo kwirengagiza ibyo bintu byose ejo bundi mbyuka nari ndi ku kazi nibereye ku kazi ndeba poste z'umwana w'umukobwa just watabaje ngo turashonje turakene cyakurikiyeho niki mubwire Kasuka azasubiza none tubwire icyo agomba gusubiza uriya mwana wowe Kasuka uri kwandika ngwino wowe uri mwe mubona abonye bafite tuzi ngaho ngwino uvugire FPR utubwire igisubizo mwahaye uriya mwana online aho gitane n'icyo uri kuma so twihanganiye ko twita abana bigarasha abandi tukabita ngo babanzi b'igihugu abandi tukabita iki kuko wenda bagerageje kuvuga kuri politique imba rero bigezaho
umuntu avuga ngo ndashonje akitwa umwanzi w'igihugu, bro, kuva uwo munsi ntago ndaryama, imitsi irandya, mu mutwe harandya. Ibyo bintu ndi mu hano wa mbere mutuka, nababujije gutukana, batura umwanzi w'igihugu, atabanze igihugu tugomba kubatuka, nababujije gukomeza gushyigikira umuco wo guca Imana mu gihugu ngo insengere biki murantuka, ndabyihora ndavuga nyine ibyo birasanzwe. Ariko mbonye mututse umuntu wavuze ngo arashonje, kandi nanjye mbizi neza ko ibiciro by'ibyo kurya uyu munsi tuvugana naraye ncekinze bimaze kwikuba inshuro 8% mu mezi 3. Ayo ni mu mezi 3. Mbizi neza ko ngende umunyarwanda waguze ibirayi by'amafaranga 15, bya 20, bya 30. Mbizi neza ko ikiro cy'ibirayi kigeze ku bihumbi 40 ingahe, ibihumbi bingahe. Ngende umuntu waguze ikiro cy'inyama kigura 800, nkaba mbizi ko ikiro cy'inyama kigeze ku bihumbi 8. Naguze sanse amafaranga 100 ikabigeze ku bihumbi 2. Nateze bisi y'amafaranga 50 ikabigeze kuri 140. Nono sina nayibona kubera bwa busambo bwa leta bwo kwikubira amasoko, bimye abantu public transportation. Cyane n'icyaha leta yakanakurikiranyweho. Uranyumva neza? Nta kibazo nayobye, ndagaswinge mpise munga wayobye. Yes nayobye. Icyo kintu narakibonye ndahahamuka. Nono narahahamutse pe, narahahamutse ku rwego rwa nyuma. Naravuze yes, imba abanyarwanda bapfa kubera ubutaka bwabo, bagapfa kubera ibitekerezo byabo, abandi bagapfa bazira imyanya bari no kurwana. Hari n'abapfa bari kurwana iyo myanya yabo yo hejuru iyo ngiyo, abandi bagapfa bavuga uburenganzira bwabo. Imba bigeze mu gupfa no kwitwa ikigarasha n'inyangarwanda kuko uvuze kushonje, ngiye nka badi nashyize muri logique yanjye, mbona ko kwisi nta muntu utaravugishwa n'inzara. Kwisi yose nta n'umuntu ubaho utavugishwa n'inzara. Inzara ntago ari ikintu bro. Kuvugishwa na politike ni amahitamo, kuvugishwa ukomplaininga kutagiye ku ishuri ni amahitamo. Ushatse wabereka ntujye no ku ishuri ntunabibaze. Ariko bro, inzara ndakurahiye, inzara ndakurahiye. Nta muntu waburara rimwe kabiri ngajya byuka abone nta hasaba akazi. Nta kazi dufite murabizi, nta hasaba amafaranga, ntari bube indaya, ntari bube umucuruzi w'ibitemewe baramurasa arapfa. Yarangiza akavuga ati muri sikuru buri muntu wavuze ngo turapfuye turashonje, uzikuri ya mwana ngiye muri tage ntabiraga yakeneye ko abantu banavuga ati oh urihe tukoheza amafaranga tugikeye ko nta nubwo ari abantu boroheje. Abantu b'abagabo b'abapapa bakuru baraza ngo umwana ni ikigarasha, ngo yishyuwe, ngo ngari gukoreshwa, ngari kuvugirwamo, ari kuvugirwamo. S'il vous plaît, umwana w'umukobwa utarengeje n'imyaka 20 aravugirwamo nande? Aravugirwamo nande mu by'ukuri? Icyo kintu narakibonye mbitekerezaho, ntekereza ko njyewe ntunze abantu benshi mu Rwanda, benshi cyane. Kuva nabaho nyine ntago ari ukuvuga ngo nuko ndi hano muri Amerika nuko ndi nta kenshi mu Rwanda ntunze abantu benshi. Ariko buri muntu nashoboraga kuba byibura naha amadolari 100 kishima n'ibihumbi 100. Sigaye nyamuhakambwa kadashobora no gutwara ambaraje cyangwa akadobo ku isoko. Mbameze nk'umuguriye mituyo, mbameze nk'umuguriye kuko n'urunyanya barakubarira babara, ntago bagitondeka inyanya kwa kuna tondeka barabara ngo rumwe 400 rumwe urusenda pilipili. Ntago bidusaba kuzicura, ntago dufite ubutaka, dufite iki byanahozeho. Ibyo bintu nabibonye umutima urandya, agenda karanyica, ndababara. Songeye rondo umuntu w'abantu, kivu umuntu w'abantu, gupfa nziza abantu nibyo byishimo byanjye, gupfa nziza ukuri nibyo byishimo byanjye, aho gupfaho nuzuye amaraso. Yes, nta maraso y'umuntu n'umwe nshaka zanjya mu biganza cyangwa zanjya mu mateka, kuko ibi dukora byose nta na kimwe gisibangana. Twese ejo bundi tuzaba amateka, kuba amateka ni vuba cyane. N'ejo bundi abatuyoboye ufite imyaka myinshi nka 15 kugira ngo urugendo rwe rw'ubuzima burangire, kuko gusaza bibaho. Twe tukiri batoya za 30 za 40, natwe tubayeho ubuzima ngo bwo kuramba, nta urenza 35 nyine. Amateka ejo bundi azaba ari kuvuga kugira ngo amateka azamvuge ngo Badi yari cari ikigwara ngo abantu bakatwa amajosi, abandi birukanwa mu byabo. Badi arareba oya,
ahubwo nabivuga none ahangahigwa nkanicwa nkaruhuka. Uriya mwana w'umukobwa yarambabaje bro. Mbitekereza ndavuga okay, aka kantu kari small kurenza ibyo twanyuzemo, ariko icyakurikira karakane ko kambaje. Navuze ko ikirakurikiraho ubu ibakoze ikintu kitwa silence, nkuko nyine twe twarezwe na silence. Iki kirabaye mwana kibonye bats zip. Ndavuga Simba umwe wenyine abigerageje agahita aba silence, agatabarizwa kitwa ibiki kigiye gukurikiraho. Abantu bagiye gupfira mu mazu n'indani bihishe. Umuntu hamwe arajyaga akabwataho kugira ngo mvuge nitwa ikigarasha, nitwa mfe. Umuryango wari ngo yaramaze kuba ikigarasha ngo n'intera ngiye gupfa. Abantu bagiye gupfa mu mazu n'aka kanya. Buri muntu akomanze ku muturanyi we ashobora kubona umuntu wapfushwe n'inzara, kandi ndabizi ko ejo nzamubona. Ndabizi ko muramupostinga cyangwa hari uwahunze. Ndabizi ko ejo murabantaginga nkimara kuva kuri no live. So bivuze ngo biranahari abantu bapfira mu mazu. Abandi akavuga ati nyine inzara iraniga aho kugira ngo mbibwire umuntu. Oya, ejo ni perezida wacu, Perezida Kagame, navuga gataho kugira ngo ngiye nkomeze nigwe n'ibi binyagwa by'abanyamahanga n'ibiki n'ibyo bavuga ati ndanigwa n'intambara ndarwana nabo. Nanjye aho kugira ngo nkomeze nigwe n'ijambo ry'ukuri ryo guhumuriza abababaye, nanigwa n'ubundi bwira. Umwana amaze kurira ibyakurikiyeho mwarabibonye, uko byagenze byose mwarabibonye. Uko bimeze birabireba, ntago ari ukuvuga ngo birabireba. Uko bimeze ubu navuga ngo ihangane, n'abandi bameze gutyo mwihangane. Nta nubwo navuga ngo upfa kuvuga barakwica barakugira gutyo. Yes, ahubwo ndi kwibwira umbano kugira ngo utekereze n'iki twakora kugira tugaburane hagati yacu, kugira ngo tuticwa. Ko kubivuga no gupfa kandi gusonza byo uri bubashe kwikura ibyo mvuga byo iby'inzara dufite. None reka babwira urwego biriho na Perezida wa Repubulika we ubwe ntago yabasha gukemura ikibazo cy'inzara dufite, kugira ngo umuntu ari n'ibintu birenze nyine. Niyo guverinoma yose yakwicara cyo kora byashoka bicaye bakabanza kiyambura umwenda wa FPR bambaye, wajya ntibatekereza, bakabanza gakunda abanyarwanda akavuga turabizi twararengere, ariko none kadusasa inzobe, katujye hasi dufatikanye n'aba bantu tubagabure, tubigende gutya bigende gutya. Ibyo byo byashoka, ariko mu rwego biriho FPR idafashe uwo mwanzuro nta wundi muntu ushobora guhagarika iyo nzara. Ntabwo mvuga ngo kuko badi bivuze mpagaritse iyo nzara, kuko biragoye ko bari kavaringa iyo nzara. Arega inzara mugomba kumenya ko ntabwo dufite ubutaka bwarumbye, nta nubwo twabuze imvura. Igihugu cyacu gikora mafia nyinshi cyane, kigakoresha twebwe n'umutungo wacu. Wajya no kubaza ugahita ubizira. Iyo mvuze ngo mafia, ntumve ngo turi muri M23 nitwe M23 nubwo abanyamahanga bavuga ngo dufasha, nubwo na leta yatwemereye kavuga ati yadukorana nabo ya ko nitwe dutraininga abarwana n'abana bacu, abapfa n'abana bacu, imbunda bafite nitwe tuzigura nk'abanyarwanda, kuko ni imisoro yacu n'amaboko yacu. Ibyo turabiguze. So igihugu kiri mu ntambara rero kigomba kugira ubukene bw'urwego bukomeye. Usibye n'u Rwanda, Uburusiya niyo mpamvu ubukennye, niyo mpamvu ubukungu bwaguye, ko buri mu ntambara. So umuyobozi kuza akagusobanura akakubwira ibindi bintu by'ubugoryi, abakubeshya akaje akavuga ati no, dufunga umukanda kuko twiyemeje kurwanira ya ntambara kugira tuzayikuremo ibi ngibi. So turi kuyinvestingamo. Tanakeka ko amafaranga yose Kagame yicaranye cyangwa FPR bayicaranye mu mifuka yagize oya, bari kuyashyira muri ibyo bikorwa byica abakongomani, byicwa c'abarundi. Bivuze ngo nubwo uburaye ariko wakontribuwe mu kwica abakongomani, wakontribuwe mu kwica abarundi, wakontribuwe mu kwica abanyamurenge n'abanyamasisi, bababeshya ngo bari kubabohora ibirombe. Maze kubona iyo nkuru y'uwo mukobwa narababaye mbitekerezaho. Ntabwo nahise mfata icyemezo, nabitekerejeho biranga. So naje gukora inyigo neza, mbona ko imba bigeze noneho ko abantu bitwa ibigarasha n'iki kubera inzara igihe noneho kigeze ngo kugira ngo umuntu avuga ukuri. Ko nabuze urakurikiraho ni mama, urakurikiraho ni anti wanjye, urakurikiraho n'umuhanzi wanjye, urakurikiraho n'umubyinnyi wanjye, urakurikiraho n'inshuti yanjye, bose baraza gushaka kuko inzara irahari. Ikindi cya kabiri nibwo byayi nahise mbona ubwenge nyine, nibwo nahise mbona nono ikiri cya propaganda yubatswe mu banyarwanda uburyo ikora, nibwo nahise mbibona.
ese vuga wow, it is on this level umuntu claiming ibyo kurya mu gihe tubizi ko n'imfungwa abiri za genocide turazigaburira, interahamwe dufunze turazigaburira, niyo zishonje ku magereza twumva ngo abagororwa ngo bigaragambije muri gereza. Kuki abagororwa bigaragambije muri gereza ngo babuze ibyo kurya? Nta numwe turita interahamwe cyangwa urende no baba banabifungiwe, ariko tutarabifata nk'urwego rwo kurwanya igihugu. None umuturage uri mu gihugu usora ukora we n'uvuze ikibazo cyo gusonza agahita yitwa umuntu urwanya igihugu. Wow, that's what's up. Nahise nanavuga no, ibi ntago ari ubuzima, ibi ntago ari ubuzima. Ngerageza kubaza abantu no kuganiriza abantu, inshuti zanjye abo dukora n'abanyarwanda tuza ndabwira bro, ibi bintu muri kubibona ngo badi turikora no gusaba bikora iki. Ntabwo asi ko numva ibintu nabivuga ko ngo badi maze igihe ngo wigira umuntu posting ibikindi, ntabwo ariko ibintu posting ya uzabikurikirane, posting ibihari. Sinzi kubesha badi, nta muntu wangura, nta muntu wankoresha, sinzi kubesha mvuga ibintu uko mbibona. Barankaruma badi genda gahoro ariko nageze aho finally mbivugamo. Ndivuze nabonye backfire. Uri Nyangarwanda, uri umwanzi w'igihugu, wowe nundabaye kigarasha, wowe n'ubundi urakoreshwa. Ndavuga okay, so noneho ubwo mbaye nka wa mukobwa, reka noneho ngerageze ndebe imba hari ikindi cyakorwa kirenze icyo ngicyo. Umutima urakomeje urandiye. Nyuma iminsi mikeya iki cyumweru gishize hari ikindi kibazo mu Rwanda, tuzonzwe n'ibibazo birenga nka 5 abimvugaho. Ubukene bukabije burimo n'inzara, ubivuza akicwa. Gukurwaho uburenganzira bwose nk'umuntu, freedom of speech, uburenganzira bwose wagira nk'umuntu, kubaza ikibazo wajya bro, nta burenganzira, nta mudendezo tugira. Ibyo byo ntabwo ari n'abaturage, n'abaminisitiri, n'abagenerali. Umuntu wese mu Rwanda nta mugenerali wemerewe gusangira n'undi ngo we bahura bajye kuri ka coffee bagira. Imba bibaho mufite na social media, namwe ubuzima bwanyu turabukurikirana ko tutababona, turabizi ariko niko bimeze. Ngo byavamo za kudeta, aho se umuperezida urayitwa na kudeta, higa abantu bose bavukiye kuba ba perezida. Nta mugenerali, nta muyobozi wicarana. Nukuvuga ngo abanyarwanda turi separate first of all, turatandukanyijwe. Ibyo bintu bimaze kuba, narabyutse nsoma indi nkuru. Umuhungu wabuze yitwa Ndeye brother wanjye wa Kangondo. Rufite leta yiba cyane, yica abaturage ibaziza umutungo wabo bafite mu gihugu, kandi abantu bagahita bitwa interahamwe, bagahita bitwa abarwanya igihugu. Ese mwababyeyi, mwabapapa, mwabana, iyo wumva ngo umuntu yaragiye gusura umwana ye ku ishuri ashimutwa n'abapolisi ngo yaburiwe irengero, bikandikwa mu gihe abantu tugaceceka tukanavuga ati so mu gihugu iyo umuntu ashimuswe tukumva ko tugomba guceceka. Kandi noneho exactly tuzi cyazira automatically na leta rekana nayibwira ubugoryi mukora. Imba warestinze umuntu wese wavuye muri Kangondo, tuba tubizi kugiye kumwica. Jean de Dieu nukuvuga ngo leta reka mbabwire mugabanye n'ubwo bugoryi n'ubwo bucucu. Mwebwe ba ministri, mwebwe ba deputy, mwebwe basirikare, mwebwe ba polisi bohereza kujya gufata abantu ngo mubice. Iyo ukoze ku muntu wa Kangondo turabizi ko azize ubutaka. Ntabwo umuntu ari umwanzi w'igihugu, nta nubwo azigira ababanzi b'igihugu. Nimwe banzi b'igihugu mwangegeramo. Amwe ngo ni Kagame, interahamwe, muri interahamwe FPR, muri interahamwe z'ingurube zirya abana, zikarya abakecuru, zikarya Yesu we. Oh my God, hageze iki gihe kizagira. Oh my God. Ngamaye amazi ku. Please, give me some water. Give me some water. Give me some water. Urafata abantu ba Kangondo, nta kese nimwe dukeneye mu gihugu cy'u Rwanda rubyiruko. Ku muntu wa Kangondo, izo kese zose bazitsibe. Bafungura abantu ba Kangondo, bahabwa n'ubutaka bwabo,
widokeye ayo mazu. Ntabwo tuzaho mazu tutaryama, ntabwo twifotoreza ku mazu utayeho tuba. Abanyarwanda bose mubagize impunzi, bose mubagize impunzi, mubise interahamwe, ibibondo. Ndagiye mpamagara aba babyeyi, baba bagabo, aba babyeyi, aba mama barerera aba bagabo. Mubyeyi, hindukira urebe mu maso ya Mubaraka muganga, umubaze Mubaraka warabyaye, ufite abahungu. Umunsi umwana we bazaba bamwinjizamo amapamba n'imigozi bakura baniga muri buriya modoka mugenda mumwigiza bakomando mwanya nazimbwa mwe. Nakane bakomando gusa tuzabarya nk'abanyarwanda. Abanyarwanda mu gihugu baraza kubarya, ntabwo bari kwemera gupfa gutyo ku migozi yanyu.